Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru se w'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye Imana ikinga ntihagire ukingura. Turagushimiye Imana ibera hose icyarimwe. Turagushimiye Imana ya hafi na kure. Dushimiye neza n'urukundo rwawe wakoze kuturinda no kilevesiregen. Habwa icyubahiro nyakubaha Imana kugiye kutwemera yuko tuvuga ijambo ryawe. Icyubahiro ni cyawe, rekama no kilevesi. Maraso yawe tugaragareho n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Rekubane natwe muri no piwe zikeno muri byose, imbaraga zitakuvuga zose uzitwike mu izina rya Kristo Yesu. Ganze utegeke nyakubaha Imana, bane n'akanwa kacu nk'uko wabanye n'akamuro kilevesi mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Nitwa Imana Irakaramadeo, ndi umukristo ushima Yesu, ubundi nkaba nkunda kuvuga Imana. Haleluya. Mvugira Yesu mu buryo bwose butandukanye, haba mu buhanzi, haba mu kubwiriza, mbese tuyoboye n'umwuka w'Imana ibyo ashatse tuvuga Yesu. Haleluya. Uyu Yesu wacu twasanze ni mwiza cyane. Nyankunda kuvuga ngo kano gakiza yaduhaye ni wakagura mu isoko. Ubu na za supermarket wagasangamo. Abafite no keto pene wanasi, mbese ife na feza n'izahabu, bino bintu Yesu bitangira ubuntu. Haleluya. Natwe rero twarasogongeye twumva uburyo agira neza. Gahunda nuko mwegera tugatindana nawe. Mugabo ejo bundi yatindanye n'Imana witwa Mose ku musozi akavayo akamanuka ne keto pene wayuzuye ubwiza bw'Imana, Abisiraheli bamubona bagatangara. Haleluya. Ariko iyo utindanye n'amakara umera nk'amakara. Watinda mu birayi, watinda mu magambo, mbese watindana n'abasambanyi ukaba no kizo pene ukaba nkabo. Ariko dutindane n'Imana rata. Haleluya. Dutindane na Yesu. Dawidi ngigihe kimwe abandi bigire ku rugamba, we ngatinda muri karitsiye, arangisha abona Betisheba birangira no kilevesi amusambanyije. Kadutindane na Yesu. Haleluya. Yutumbiye Yesu umera nkawe. Amen, amen, amen. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko nagiye mbivuga, nshingiye ku bitekerezo by'abantu batandukanye bagiye bakurikirana ibyigisho twagiye dutanga ku mbuga zindi za gospel hano mu Rwanda. Bavuga ati tuba tugukumbuye kugira tujye tubona ahantu wacishije ijambo ry'Imana. Nicyo gitekerezo twagize, natwe dukira urubuga rwacu Imana Irakaramadeo, niyo channel yanjye ndi gukoresha. Imana Irakaramadeo niko yitwa, wa mugabo w'umunyamwuka. Imana Irakaramadeo, wa mugabo w'umunyamwuka. Abantu rero bagiye babisaba mukore subscribe aho n'amashare mujye mubigeza no ku bandi, tujye tukomeza tubane aho kuri urwo rubuga twumva ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byose utirege. Ibiganiro mbese bivuga iby'ubwami. Haleluya. Na bindi biganiro wenda uzabona nibishingiye ahandi hantu, ni bwa butumwa bwiza bumwe Kristo yaje yigisha na ba Yohana Umubatizo. Haleluya, haleluya. Katwihute rero dusome ijambo ry'Imana. Hari ikiganiro twari twarashizeho, ariko tubasezeranya yuko tuzaza tukiganiraho birambuye. Amen. Icyo tugiye kuvuga rero tugisobanukirwe neza. Tugiye kuvuga ku mwuka wera, kamaro k'umwuka wera, undi umwuka wera ni iki. Haleluya. Tugende tubiganiraho, tujye dusobanura umwuka wera niwe no kilevesi. Ubu kubona ngo nabarokore cyane aba Pentecote, ntabwo ari kuvuga ngo ni umukatolike cyane iki ufa no kiza pe uyoborwa n'umwuka w'Imana. Ubu uri umurokore nawe cyangwa uri umupentekote. Amen. Ni no kiza vasi. Umwuka wera rero niwe wazanye ububyutse kugira ujye ubona abantu byarabaye ububyutse. Umwuka wera niwe wazanye iri torero mu Rwanda. Haleluya. Byahereza cyangwa ariko byahereye muri Anglikani. Tugiye kubiganiraho rero umwuka wera, akamaro k'umwuka wera, umwuka wera ni iki. Haleluya. Kuzura umwuka wera ni gute, byose tugenda tubiganiraho. Ibitangaza imirimo umwuka wera akoresha umuntu wamaze kumwuzura. Haleluya. Ibitangaza umwuka wera yagukoresha. Haleluya. Kuyoborwa n'umwuka wera dupewe twose ugende utuno tanu twose no kilevesi kine tujye kuyoborwa n'umwuka wera. Harabaye ibyo rukakora imejo bundi ngo mugihe umenye yuko utagifite urukundo, ngo umenye ko umwuka yagiye, usigaye uyoboye n'umubiri wawe ngo umusabe utagaruke. Haleluya. Umwuka wera ni utuyobora mu kuri kose. Muri 16 Yohana harimo akamaro k'umwuka wera. Tugiye kuza byose tubivumuzi usobanukirwe umubatizo w'umwuka wera, byose tugenda tubisobanukirwa. Amen, amen. Katwihute dusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Iyo ni Yohana intumwa, hariho na Yohana Umubatiza. Haleluya. Twihute dusome mu bice 14 umurongo wa 15.
titiri avuga ngo Yesu abasezeranya kuboherereza iki? Umwuka wera. Amen. 15 nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. 16 nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha. Amen. Wo kubana namwe, azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. 17 ngo niwe mwuka w'ukuri, nibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azabatopira igeno muri mwe. Katwihute dusome n'andi magambo ari hano mu Kuva. Amen. Mu Kuva, igitabo cyanditswe na Mose, yanditse ibitabo 5: Itangiriro, Kuva, Balewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Ibyo byose katwihute rero. Naratangaye. Haleluya. Ibi bitabo 5 Mose yanditse, reba yanditse ukwijuru n'isi ryaremwe kandi nabwo yarahari. Yandika Itangiriro, ni umwuka wera wabimuhishuriye. Haleluya. Umwuka wera rero akubwira n'amakuru ya kera yatambutse, akakubwira azabaho, akakubwira nayo urimo. Haleluya. Rero umwuka wera hano niwe wamuhishuriye. Aturabizira ikindi. Haleluya. Ngo baretse nkubwire hata mwana wanjye, kuko mbese topic nomere kwa gukunda kwegera Imana. Baretse nkubwire ukuntu kera isi n'ijuru byaremwe, baretse nkubwire ukuntu umuntu yaremwe. Ibi nabyo nesi ezoke nomere, ni umwuka wera wabikoze. Haleluya. Ntabwo yarahari ba Abrahamu yavutse adahari. Abrahamu ntabwo yarahari, ba Isaka, ba Yakobo bose oya, wabasanga yaravutse nko muri generation wenda ya 10 na kangahe uhereye isi kiremwe. Ariko umwuka wera, haleluya, azenda kubyatata, bisa tubwira n'amakuru y'ijuru yamwe tutabona kuri BBC no kizova, yamwe tutakura ku ijwi rya Amerika no elevesi kino ya makuru mesi yari ahantu hahishwe bimwe no ketope hari igihe umwuka wera kubwira ati urabizi n'ikindi musugeze muri 30 cyangwa 40 ngo barakuzinze, kandi abakuzinze n'abakera basogokuruza n'abandi bose. Ako niko nepire genome akamaro k'umwuka wera, atobora no mukuri kose. Wafashe urugendo uri kuvuga ati ngiye Cyangugu, wenda uvuye hano i Kigali, gahita kubwira umva wa muturage we ntugende, ejo hari impanuka. Ako kose ni akamaro k'umwuka wera, yigisha n'isuku. Hari abantu bakizwa afite agapantaro kamwe kazajya agafura neza. Haleluya. Kubera umwuka wera, umwuka wera akaza akakubwira ati we ambara utya. Haleluya. atuyobora mu kuri kose. Haleluya. Reke topesire regene ibi muri kubona haba harimo inzangano, kuryana, amafaranga n'ibiki, bashaka imitungo, nta mwuka. Haleluya. Umwuka yarigendeye. Haleluya. Ibi muri kubona inzangano n'amacakubiri, bamwe bari gupfa imitungo n'ibiki byo ntawe. Haleluya. Umwuka aragusanga akakubwira ati we waba ugiye kugira umuntu nabi cyangwa ugiye kuzana ibyiki. Bamwe barakifitiye kureba umuntu ngo bakamureba ngo avuturutse mu mutara, abandi ngo yaturutse hehe, aho nta mwuka uba ufite, bagatangira bakakurebera ku mazuru ntawe. Haleluya. Umwuka arakubwira ati no kezova, uzi ko uri umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Ako kose ni akamaro k'umwuka wera, tugiye kugenda no kilevesi kine tubiganiraho neza dushingiye ku ijambo ry'Imana. Twari tuvuze rata. Amen. Ngo kadusome mu Kuva 31, dusome naho twumve uburyo umwuka wera bamuvuzeho. Amen. Titiri ravuga ngo Kuva ibice 31, dusome titire ngo Uwiteka atoranya abahanga bo kuremesha ryahema n'ibyaryo byose. Kadusome guhera 31 guhera ku murongo wa mbere. Ngo Uwiteka abwira Mose ati dore mamagaye mu izina Besareli mwene Uriyahuri uwo mu muryango wa Yuda, mwuzuza umva. Haleluya. Hano kuri 3 ngo mwuzuza umwuka w'Imana ngo agira ubwenge. Reko mana yanjye we, mbese hari ibintu no ketope, hari ubwenge buzanwa nuko Imana iba yadupangiye umwuka wayo. Haleluya. Haleluya. Uwo mwuka rero akazana ibintu by'ubwenge. Amen. Hano Mose yapandaga umusozi agiye kusengera Abisiraheli ubwoko bw'iwabo, agiye kubasengera. Urukumva Imana ngimwereka igishushanyo, mwereka igishushanyo cyo mwijuru ati hema ry'ibonaniro ahera bizaba bimeze. Ariko ntabwo yari kuzajya anoki atakambira nurava intama ze, kumva yari n'umwungeri. Haleluya. Umukumbi nakuntu yari kuzajya uzamukira ngo bagirire gutya ubatabare babari ibyaha mwaje no kubaka. Umva Imana ngimutoranyiriza Besareli mwene Uriyahuri, iragije ngimukubita umwuka w'ubwe wo gucura wo kubaka, mbese utuntu twose kugira tuzagende neza. Haleluya. Haleluya.
mbese no kugira topiri genomene hari ubwenge tutakura ahandi hantu hose, ariko umwuka wera akaza akaduha ubwenge. Muributse ejo bundi ukuntu byagenze ku mwami Salomoni, aleluya, ngari ku musozi ku kanunga karenza kandi igibiyoni, aleluya, ngari gusenga topi, Imana ngiramubwira ati umva nekizovana vuga icyifuzo ushaka ndavivura. Salomo umva ngo yisabiye ubwe, ni umwuka wamusabiye, bira ntabwo wabisaba uri mu mubiri. Abisirayeli bari kuzamumerera nabi, yari kuvuga wenda ati mu burenganzira inge maraho kano gahandi, mu burenganzira wenda bano inge mahagarara hejuru, ariko aravuga ati Mana icyaba cyiza nuko wamura ubwenge nkazajya ncira Abisirayeli bose imanza. Aleluya. Umwuka no kilevesi niwe wamuhitiyemo. Umva amaze guhitamo neza, ubundi hari igihe ujya gusenga, aleluya, nuba ugiye gusenga ujye uzirikana abandi, niyo Imana ihitiza mu byawe. Niba ugiye gusenga ugiye nk'ahantu uvuga ati Mana kinganisha ubugingo bw'aba bantu abatari bakizwa, aleluya, Imana itayumva gusenga ikabona kutizirikanya ubwawe igahitiza mu byawe. Salomo amaze gukora ko kantu neketo penewa, Uwiteka karamukorogoshora, aravuga ati uyu mwana wanjye yasabye neza, uzi n'ikindi rata, aleluya, kubera abasabye neza nguhaye n'ibindi byose, nguhaye n'ubutunzi, nguhaye amafeza n'izahabu. Abantu bajya bava mu mbande y'isi, abami n'abisi bakaza bazanya amaturo ni neketo penewa naza baje gutura nekilevene, baje gutura Salomo, aleluya, kubera ibintu by'ubwenge n'amashako byose, aleluya, baje kumureba kugira nabagire n'inama kugira barebe n'ibyo bintu by'ubwenge, aleluya. Hano umwuka wera rero niwo washoboje Besaleli, aleluya. Uyu mwuka wera naratangaye, hari umugabo wuzuye umwuka wera hano mu Rwanda, igihugu cyose agezemo avuga ururimi rwaho, aleluya. Umwuka atanga n'ubwenge. Niba ugeze muri Espagne kandi reba tugiye kwiga tukajya mu ishuri twabyiga igihe kingane amezo kilevesi twabyiga, ariko tekereza kuzura umwuka wera umunsi umwe gusa wibereye imbere y'Imana, ubundi ukazajya ugenda Amerika ukavuga icyongereza utanarakize, kandi uwo nta nubwo yigeze yiga garidiyeni ngarangiza mu wa gatatu, banari kwiga no mwishu no kitope zino zayiga zo mu nsengero, ngo yagiye kubona ngabona uruhekane ruriyanditse, ubundi ngo babigishaga za A na B n'iki byose. Umwuka wera rero yigisha n'ubwenge. Hari abantu nibutse ejo bundi muri kaminuza Butare, kubera urukubona abarokore hari ukuntu twe twikirizwa iby'Imana tukabishira imbere, kandi no kiza vasikino niko biba bigomba no kugenda, tuba tugomba kubishira imbere na mbere Imana, aleluya. Noneho bakibera mu by'Imana cyane, noneho kubera gusenga igihe cy'ibizamine byaba bigeze, marabizi Butare ukuntu bakanaga mwahira misi ngo neki Imana we Mana ishimwe, ngo umwuka wera agahita basanga, agahita avuga ati mwumve bana banje uko mvuganye namwe, ngo mwige kuri chapter yino urumva, mwige kuri iyi shapit ati biraza, nabo bakagenda bakiga buri kimwe cyose, kandi bya bindi byo abandi urukumva bazengurutse amakaye yo mu wa mbere mu wa kabiri, mwe tumuriga kuri shapitire ya gatanu gusa, ibintu bikagenda neza bagatsinda, ntihagire isomo ribafata. Uri kumva umwuka we azokile vesikini atanga n'ubwenge, aleluya. Mwakira gihe cyaba Elisa, ngo hari gihe no keto penewa yari amami yandi yabaga bari kubatera bimeze nabi, none ngo bakohereza igitero. Elisa yajya muri zomene, yabagiye muri rezo neza, agahita avuga ati, agahita agenda akaburira umwami, aleluya, akaburira umwami ati ngurabizi ko igitero cy'abazi bacu kizadutera giturutse bunaka. Uno kwishira ibintu no ketopene, bagahita bamenya uburyo bagomba kugaba ibitero nabyo ngo bigende mu urwo rugerero kugira bagende bakumira abo bantu bose bari bazi kubagira nabi. Uwo umwuka wera rero, amen. Twasomye no ketopene hano, twasomye muri Yohana, dusomana hano mu Kuva, kanze noneho mbiganireho neza, tubiganireho neza twitonze, aleluya. Ubundi uyu mwuka wavuga ngo niki? Abakaturika nibo bakunda gukoresha ijambo ngo ubutatu butagatifu, Imana Data, Imana Mwana n'umwuka wera, aleluya. Umwuka wera rero ni Imana ibiri gukorera mu bantu, aleluya. Mbere na mbere mu migani no handitse ijambo ngo mbere ibineza neza bya Yesu, babanje bavuga kuri titire hejuru ubwenge ni Yesu bavugaga, ngo ibineza neza bye byari kwibanira n'umuntu yaremye, aleluya, byari kwibanira kiza vasikiro benewa. Ibineza neza bya Yesu byari kwibanira n'umuntu, ariko cya Satani guhera mu itangiriro cyashatse kuzagenda kibizana kigashuka
Eva, uto twuntu twose muratwibutse, ariko umwuka wera ntabwo hariya niho byari bitangiriye gusa. Umwuka wera wabayeho kuva na kera. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki mwitangiriro, ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, ngo isi yari itagira ishusho, ngo umwuka w'Imana umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru. Bujya wa mwuka Neketi kugira Aburahamu ave muri Uriya y'Abakaludayi, biriya ntabwo wabyishoboza, ni umwuka w'Imana wamushoboje. Bujya Mose cya gihuru cyari kiri kwaka ntigikongoke, buriya ni umwuka w'Imana Neketope, ni umwuka w'Imana wari kwakira. Aleluya, aleluya. Zokito umwuka wera rero wabayeho na mbere. Uri kumva Neketope, ngo ibineza neza bya Yesu byari ukwibanira n'umuntu. Mwibutse yuko Imana yajyaga inabasura mu mafu ya Nimunsi. Aleluya. Yashatse kwibanira ni kilovasiki n'abantu yiremeye, ariko cya Satani kiragenda gikuraho ubwo bwiza giciye muri Eva, kibukuraho. Imana rero yongeye kubigarura, mbese iradushumbusha, iyongera guca muri Kristo Yesu. Aleluya. Imucamo Yesu nono asiga dusezeranyije. Aravuga muri 14 Yohana ati sinzabasiga nk'imfubyi, ati byaba byiza arata abana banje nuko nagenda, ati ningenda nzaboherereza umufasha, ngo bishoboka ko abisi bamuha. Naha twagiye dusoma. Aleluya. Ngo uwo mufasha naza ngazatsinda abisi abemeze n'iby'ibyaha byabo. Aleluya. Hari igihe polisi ako kantu ngunda gugatanga mu rugero, hari igihe ifata nk'umwana bakamujyana iwawe, umwana kavi iwawa uko nekile vesikino, uko bamujyanye n'uwabwo akaza akora ibirenze, tujye tuvuga n'ingero zifatika, akaza akora ibirenze uko bamujyanye. Ariko umwuka wera amukacira rimwe, ubusambanya akabuva, urumogi akaruva, umwuka umunsi umwe gusa, kandi baramujyanye amezi nka Neketope wa. Reka umubwire intwaro warwanisha cyangwa Zokire Neme, bajye babazana tubigishe, cyangwa Zokire Neme wa. Niho ibintu byihuta, aho kugira bagende babigishe umwaka n'ameza ngahe, utekereza kumubwiriza umunsi umwe gusa, akareka ubusambanyi, akareka kwikinisha, akareka ibiki byose, akareka ubutinganyi, agakurikira Yesu. Ame ame ame. Umwuka wera rero n'utsinda bisi akabemeza ibyo byaho. Ukabona umugabo w'igikwerere cyangwa bayigishije ijambo ry'Imana gukora ishorewe n'umwuka wera, agahitarira yifite za ariko mananje afite za benzi n'ibiki byose, ukabona yaturitse ari kurira mu rusengero. Kariya nagatopiri gezova, nagaciro k'umwuka wera. Aleluya. Umwuka wera rero kuva na kera wabagaho. Ba Samusoni umwuka wera niwo wabashobozaga. Aleluya. Nasomye ijambo ry'Imana riranshimisha ngo Dawidi, ngo guhera ubwo Samweli yamwimitse yamusutseho amavuta, ngo nuko umwuka wera ngo kazajya, kera wabahangaga hariko nakazajya muhangaho. Aleluya. Ubu twe twawuhawe ingwate, ibintu byo kubango byo guhanga nabikirimo, twawuhawe burundu. Nicyo kimenyetso Zokito pen riwi ni kashe. Aleluya. Twawuhawe burundu. Rero umwuka wera n'abakera warabashobozaga. Umva, umwuka wera ngo wagera kuri Dawidi agacuranga ibwami Neketope. Hari umuhanzi werutse kuririmba ejo budaravanga ngagaciro n'amavuta ko karimbo karamfasha, bagashaka mu gihugu cyose umuntu uri mu mwuka wera bakamubura. Hari umuntu herutse kuvuga ejo bundi Neketope, igihe umwami yari yarose inzozi, yabonye inka z'iminanu n'iz'imishishe, ngo Neke bashaka wazirotora. Ariko mana abantu baba bari mu mwuka we baba bafite agaciro, baramubura igihugu cyose, baragihurumba, babura umuntu. Ariko umva bazigejeje kuri Yosefu karasenga, umva aratuwiteka, ibi bintu sinabishobora. Zoki ibintu by'inka zirindwi, ubundi abantu basigaye basobanuye inzozi nabi, abona inka ngo nibigeragezo. Hariho n'inka z'umugisha mw'abantu. Aleluya. Hari igihe Imana ubona iri kuguha ubusho bw'inka, none si ntabwo ari umugisha, kandi harimo iz'ibigeragezo, harimo n'iz'umugisha. Bashaka umuntu wo kuzirotora, baramubura. Aleluya. Reka bazigeze kuri Yosefu, arababwira ati Uwiteka, ibi sinabishobora, reka izina ryawe ryamamare, reka bimenyekane rata ko muri Isirayeli hari Imana. Zokino mere bene wanasimu. Yosefu ngarasenga, Uwiteka aramusobanurira, mwumva inka ngo hazaba Noketo imyaka 7, Nokeleve y'uburumbuke, ngo habe n'indi myaka 7 Zokino y'inzara. Yabonaga n'ibintu by'amasaka biriho amahundo bimeze neza. Neketope wanaza nezi izo nzozi zari zisobanuye yuko hazabaho imyaka 7 y'inzara n'imyaka 7 y'uburumbuke. Ngo bahiga umuntu kizova norazikire nemewa. Mana shimwa. Aleluya. Ngo Yosefu none amaze kubibwira umwami, ngamaze kubibwira umwami ngaramubwira ati ngo none turakuraho umuntu ngo uzashobora kumanaging icyo gihe. Aleluya. Ngo mu Yosefu amubwiye ngo ugomba kumushaka rero. Umva
iri jambo niryo ryanyishe, niryo neketopene aho mageze ndafashwa. Umwami ngo bakoze inama kongere bamugani wabashikiranganje ngo bakora inama no keto, hari inama bakoraga zikubagwa ngo baravuga ngo twabona hehe ngo umuntu umeze nk'uyu ezo ketopene wa muri mu mwuka w'Imana. Umva umwuka w'Imana yufite urashakishwa. Dawidi nawe yashakishwaga mu gihugu cyose tokile vene wa kugira aze acuranga imyuka igenda, abandi byari byarabananiye. Haleluya. Umwuka wera rero ni wakoreshaga na Samson. Umva intare yaza ariko mara yaje we ale tokile vene wana intare yaza akayifata nkayishanyaguza. Haleluya. Hari ibintu rero biri imbere yacu bimeze nk'intare no ketope wenda wabura umukobwa imbere yawe hari no kizova, hari intare zibigabo biri gushaka kugushuka. Haleluya. Ibyo byose iyo ufite umwuka wera nibutsa akantu mana we. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo ufite umwuka wera uhatambuka wemye ukabishwanyaguza. Haleluya. Ngo hari agakobwa kari kuzuraga umwuka wera none ngahisha mu shyamba ngo abasore ngo bagahigira baravuga ngo bazagafata ku ngufu. Haleluya we. Bundi ndi kumwe n'abantu zo ketopene wanaza bitamabwira ati munyinje ngababwira akakana. Haleluya. Ngo baragahigira ngo barakabwira ngo bazagafata ku ngufu. Agakobwa ngo karatamuka ngo kuzura umwuka wera, kandi ibyo bisore hari igisore cy'ikigayi cyane ngo kuzura umwuka wera ngo gafata cya gisore. Umva akamaro no pirize ketopene ku mwuka wera ngo gafata cya gisore ngo karakizamura. Ariko reka bijye bimenyekana, Eliya kubera umwuka wera wifuhe wari umurimo yaravuga ati izi ngabo 50 reka bimenyekane, reka umuriro w'Imana uve mu ijuru ubatwi zo kito. Arukoretse ubwo aje Imana igitubwira ati nuko tukazadusengera abanzi bacu turi kubasabira ibibi, kuko na Yesu yaravuze ati niba gukubita urushi uhindukire nibo kazaje mubikora abana. Niba umuntu akubwiye ngo umumerekeze mu gikingi kimwe ni best wibwirize, niba kwatsa umwitero umusubize. Bara nigeze kumbira kumbwira iri kutubwira hamwe n'abandi ngo nimuzajye musengera abantu muri kubavuma. Nimuzajye mwibeshya. Haleluya. Ako kose no kiza vaketopene wa na akamaro k'umwuka wera. Hari noziketopene wa hari akandi kantu nibutse muributse ejo bundi inayotiramo kuntu byagenze. Umva akamaro k'umwuka wera. Umwuka wera uza no kuri Sawuli nguzi goko Sawuli yahanuye akagenda ahinduka habaho eshanje za karande zimuvaho neketopene wa Nazara imbesi erebin ubisi bumuvaho enesiki ubumubiri. Hari abantu bese uburi kubona bari mu rusengero kandi n'abapagani. Sawuli nawe nubwo yari no kileve yari yarahamagawe yaragifite ubupagani bwinshi, ariko umwuka wera muhanzeho nakagenda hanura, ari kugenda ahinduka, ari kugenda ava muri karande, ari kugenda ava mu mutima mubi zo ketopene ezora kero neme. Ako na akamaro k'umwuka wera. Iyo agufasha urahinduka no kizovana. Abantu barabimenya ko hari ibindi byishimo ziketo ibyishimo tudakura mu rumogi, tudakura mu gusabana, tudakura mu mafaranga menshi, tudakura kuba dufite abanyacubahiro, ahubwo nekile vesikini ibyishimo dukura kuba twuzuye umwuka wera. Ngo topiri ni wanaza katwihute aho kwizo nkuru zinayotira ngo maze no kereve ngo Dawidi yari yihishe inayotira umusozi w'abahanuzi. Haleluya. hari konegisi reka Imana igito kubita ibintu bya konegisiyo zari zimeze nk'izinayotira. Haleluya. Ngo noneho Sawuli aravuga ngo yohereza abasirikare ba mbere kugira bagende bafate Dawidi. Abasirikare ba mbere umva kubera connection umva umwuka we. Haleluya. Ngo abasirikare baragenda bageze mu nzira bafatwa n'ikintu cyitwa umwuka we. Topiri geno meze umwuka wera ajya dufatira abanzi bacu no mesi niba baje kutugirira nabi. Haleluya. Abadutangiriye mu nzira. Amen. Ngo banono bakajya bahanurira Dawidi kubera umwuka wera yarabafashe bayoborwa n'ibyo bari bagiye gukora. Ahubwo kandi bari bagiye kumugira nabi. Umva ibyo batangiye. Mwumva Dawidi umva ko Uwiteka avugana no ketope ngo nawe umva ngo mu minsi mike nguraba umwami. Umva abantu bagiye kumugirira nabi, abantu bagiye kumwica. Umva bahita bahindura ikiganiro. Ngo Sawuli abone keto abyumvisha ukuntu byagenze ngasabiranwa n'uburakare ngo yohereze igitero cya kabiri. Igitero cya kabiri nacyo bigenda utyo. Bageze no keto pe nayo tirama mo hagati ngo umwuka wera arabafata. Rezo zari zihari zirabakacira nabo barahanura. Yohereza aba gatatu nabo bigenda uti. Aravuga ati tokino nimukazuzugura umwami mw'abaturage. Mwumva ukuntu no keleve ngo yigira arishora. Umva hano hanangaje umva kamara zikiro neme wanara
Mana we hari ibintu umwuka wera ari kugenda nyibutsa zoketo pene wana Imana ishimwe cyane. Haleluya haleluya haleluya. Umwuka wera ubundi agereranywa n'umuriro nakunze kukavuga. Uri kubona igisafuriya kirimo isosi. Iyo sosi iyo uyifashe zoketo ukacana munsi m'inkwi. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo umuriro na keto pene wa Pentecote were ku gicaniro nugasinzira nukazi. Iyo uyifashe ugashiramo inkwi warangiza ugacanira niyo wabucaniye amazi. Iyo sosi ntanshishi zakwibashya ngo uzizemo iyo sosi oketo pene wageno uravana kubera munsi harimo umuriro. Ne erobere hari umuntu akunda kuvuga ngo meze nk'igikoma. Igikoma hari igihe bakibona cyahoze kandi imbere natwe niko tuba tumeze. Hari umurimbyi arimbye ngo baratwitiranya kubera dusangira ibishimwe ngo hari igihe bizasobanuka byose. Haleluya. Iyo sosi inshishi nizahagera imbwa ikunda inyama harimo inyama niyakwibesha injango isosi iri gutogota. Natwe tuba dukwiye kuba muri bwa buzima zokito pan riwi nikolava dutogota neketo hazibibwa noke biguhiga bigasanga urumuriro bikabura aho bica. Haleluya haleluya haleluya. Ako kose rero nakamaro k'umwuka wera. Haleluya haleluya. Imana yacishimwe cyane. Akamaro k'umwuka wera ni kenshi. Umwuka wera ubundi hariho kubatizwamo cyangwa icyo bavuga gusenderezwa. Yohana yari yaravuze ati ngenda batirisha amazi ariko hari undi muntu ugiye kuza umva ngazaba batirisha umwuka n'umuriro. Arongera akomeza aravuga ati uwo nibinkwiriye no gufungura udushumi tw'inkweto ze. Ariko mana yo neketo pene wa Yesu ari kubatizwa ikimenyetso cy'umwuka wera cyavuye mu ijuru. Hari abakina filime bagereranya n'inuma ngo neketo pene ngo nekingijwe rivugira mu ijuru ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Umva ijwi naryo rirashimangira ati noketo pene uyu muntu tumukubise mwuka nubwo byose yabiremye. Roketo pe arakoze ikimenyetso ni nk'akajeste ko kuvuga ati buretse nisanishe n'umuntu. Haleluya. Umwuka wera rero ntabwo bivuze ngo umuntu ntabwo aba mufite. Haleluya. Hari amagambo yaboneka muri Ezekiel 47 uburyo marayika yapimye mikono 1000 amazi yakagera mu bubombo mbori mu mavi mu rukenyerero hose hari abantu bamugira ariko mana we Imana ishimwe topic tolavana wa hari abantu umwuka wera hari n'ahandi ako kanongeye kuza nkavuga agereranywa n'amazi gufata ikirahuri mbese abagatulika bavuga ijambo ryiza ngo nugusenderezwa. Haleluya. Amazi urukubona wenda yageze nk'ahano murabona wenda kino tukigeranye n'ikiveri yageze nk'ahano ntabwo abayuzuye. Rero umwuka wera kumwuzura no kumusenderezwa icyo kirahuri ni ngombwa cyuzure amazi ameneke no hasi aho busenderejwe. Uko kumeneka hasi rero ni kwa kundi Imana ikuzuza ibintu by'umwuka wera bigasigara bifasha isi bigasigara pewaza bigira abandi akamaro. Izo maro nizibe izo kepe zo gushakamo amafaranga nizibe zo kugurisha. Haleluya. Ahubwo zigasigara zifasha itorero zo kile vene wana. Noneho hari abantu umwuka hari n'abahera ugasa niba abandi bihana Imana babarenga igice cyo hepfo ngo cyagize intege nkeya igice cyo hepfo menya umwuka uba warabafatiye hano hejuru hano batarabatijwe. Hari n'abandi barokore b'iki gihe ugasanga zo kinomere beno bakijijwe ibindi byaha byose ariko bafite amagambo umunwa ntabwo uba warabatijwe. Haleluya. Nekezo vana ujye ureba rero amazi yakugereye yaragusendereye ineketo pe yarakurengeye yo yakurengeye. Ijambo rimbwira ngo iki ngo ntabwo tuba turi abacu ngo tugire ute ngo twige zokito peni zokeleve. Hari ibindi jambo nasomye rirambwira ngo byose turabyemerewe ariko ngo siko bitufitiye akamaro. Neketo pene wana byose turabyemerewe. Rero iyindi ryarambwiye ngo mumenye ko imibiri yanyu ari insengero. Haleluya haleluya. Uzirirwa wirebera za kanyombya wirebera filime z'ibiporonoka umwuka azaza gehe zoketo pene wazekinola uzirirwa wibere nokire wasanga abantu bafashe urusengero barugujuje sitade birirwa babectinga. Umwuka azaza gehe zokire neme wageno mere umwuka akorera ahantu hejejwe kuko ni Imana mu bantu. Imana yavuze ngo iki mu ijambo ryayo ati nzatura muri ngendere muri neke ngo bazabahungu n'abakobwa bawe. Haleluya haleluya. Ako kose nakamaro k'umwuka wera. Tokizo va katwihute kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yuzuye umwuka wera umva ngo niki umva
neketo perezi kino ravana mu byakozwe n'intumwa kabiri kuva ku murongo wa mbere ngo umunsi wa Pentekote usohoye ngo bose bari kumwe bahuje umutima bagiye kumva ngo bumva umuriro batunguye ngo meze topiri nk'umuyaga aleluya ngo nuko ngo bose batangira kuzuzwa umwuka wera uvuge kari gusa aleluya uba wamwuzuye aleluya. Ariko harakantu nasubiraho burya na ba Petero bahamagarwa wari wa mwuka rero ukora icyaha kakwemeza yuko wakoze icyaha si ukuvuga n'ubujya na hahandi kuko umwuka ijambo riravuga muri 16 ngo umwuka azatsinda bisi abemeze n'iby'ibyaha byabo. Umwuka wera niwe udushoboza reka to ukumva ko wakoze icyaha aleluya nawe umufite ariko ugomba kugera ku yindi tape yo kumubatizwamo no kumusenderezwa nicyo abantu babura ugira uwo nyine ni wa wundi Petero yavuze ati nanjye ndareka ubwato bwanjye ndareka amafi n'ibyo byose amafi we yabamo amafaranga nuko naryoha wayareka uteramwuka we so kito pene wa ariko arayareka ariko umva yihakanye Yesu kuko nuwo yarafite gusa aramwihakana incurasha ajya kota umuriro w'abandi atacanye umva ibyo byose kandi Yesu yari yamubwiye ariko zokito pene amaze kuwuzuzwa amaze kuwusenderezwa amaze kubatizwa yahise yigisha 3,000 siri plus bagera ku rusengero nepewasi reketo bitwa giza ngo hari ikirema baramubwira arababwira ati uwo kirema cyari ryari ngo na feza n'izahabu ariko ibyo dufite turabigwa no kito pene wa mwizina rya Yesu aleluya. Aho bawamaze kwisobanukirwa yarababwiye ati umwe mwishi bari kumubaza byinshi ngo mwasinzihira n'ibiki byose arababwira haracyari kumanywa n'ibiki byose akababwira ati umwe mwishe mukamubamba umva ngo ni ukoze ibi aleluya. Uneketo pene wa 8 hambwira ngo iki mu byakozwe n'intumwa ngicyakora ngo muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nagira uti nabamanukira mana we ngo muzabiki abagabo no kilevene bo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya no kugera ku mpera z'isi yose. Ariko mana yaje ubu umugabo y'umwuka wera yaje aleluya y'umwuka atari yazo uburi subugabo ubukiyobora mbese urumva n'umwuka wera yutariho wapi ubukiyobora ubukigendera uko ushaka ariko umwuka wera ujya gukora ubudega akubwira ati we muturage itonde aleluya. Tuba abagabo rero hari igihe uba ufite n'imbaraga zo kumuhamya muri karitsiye gusa ariko umwuka wera yo yaje umuhamya Samariya i Yudaya hehe hose za Burindi no muri Afrika no hanze na za Canada yo hose ukavuga umwami wacu Yesu atopiri gero neme wanaza ukaba umugabo wo guhamya aleluya. Ariko dore ikintu kiri kubura mu itorero ry'iyi minsi aleluya ngo bari kumwe umunsi wa Pentekote usohoye ariko ngo bari kumwe bahuje iki umutima umwuka wera zaza itorero ritari guhuza abayamadini ubutike n'ibiki byose n'ibiki basigaye bakicacumi ku ngufu basigaye bashaka mu business no ketope basigaye bavuga ngo yavuze itavuze Robiri ni wa Kenome ibyo byo azaza mutari guhuza mwishiriye imbere imitungo n'ibiki byose mushaka kwigisha zanyigisho z'ubuyabe zimwe zatwara babariwe ngo twikorera ibya no ketope Imana abatsemba ni utava mu bwo buyobe aleluya aleluya. Umwuka harege twari turgusengera mu marika cinjuru dufite amasengesho umwuka wera abantu bari kumusaba ni benshi umwuka wera avuga ati Imana iravuga ati umwuka wanjye ntabwo nzawuhimbwa n'abakuramo inda n'abikinisha n'abagirute no ketope ukure icyayi cyari cyo cyose ubundi umwuka wera kaza aleluya. No kirovana sikizovana wana reka no ketope wo bishaka muri were hambwira ngo iki ni isezerano ryacu mu minsi y'imeruka zo kinomere benewa abakambwe bazarota abahungu bahanure n'abakobwa ni isezerano ryacu aleluya ni isezerano ryacu n'abana bacu no kileve reka rero umurimbyi no warimye ngo dushaka uwo mwuka wera ngo ni Yesu wawutugeneye reka tumushake ni udushoboza tope nta mwuka ni nk'ifi ibirimo yavuye mu mazi nta buretse nkasubiremo nta mwuka rata umeze nk'ifi itari mu mazi itipfa immediately siri plus kadushake zo pekene uyu mwuka ni Yesu wawutugeneye. Turagushimiye wera rokile ozana wa ripiko tile vesikini wera wa Isirayeli Imana ikingane rokile venagira ukingura habwa icyubahiro reka nyakubaha Imana ugende hirya no hino zapi wongere uzuza abantu umwuka wera ubayoboresha umwuka wera ubaye kumvira umwuka wera mu izina rya Kristo Yesu amen.